iri muri Matayo ibice 10 n'umurongo wa 34. Matthew. Mureke kumuvangi nawe ndiyavuze kuberaga uzi mpamvu bavuze uko nguko banyize imodoka baje gusanga warize basanga ari Matayo. Basanga ari Matayo none icyo gihe usanga nico gituma igihe Yesu yazutse yagiye kwanza kwa Yosefu kandi Yesu arazuka ntabwo yigeze gushaka Yosefu yatangiriye kwanza kuri Petero kwanza wahaye kaze mwese abadukurikiranye kuri Voice of God. Ubu turi kumwe n'abasore batatu tugiye kuganira baraza kutwibwira niba mara kutwibwira hari ikibazo tuza kubabaza hanyuma rero tuganire hari icyo twifuje kubagezaho. Karibu rero duhere ku musore urangaha imbere yacu. Twande ku mazina nitwa Zabe Innocent, akaba ndi umunyamurenge sengera mu itorero Beersheba International Apostolic Church, akaba ntuye Australia. sawa urakoze kurikira. Okay, je babanyita David Billy Graham. Naje ndi umunyamurenge. Turabana n'itorero. Sawa urabona umusore ukurikira. Naje banyita Merci abani muri Australia bamasha abangaba. Urabona nambaye nisa nziza cyane. Asante cyane. Hanyuma rero nantu muzoza mwongeraho kuba umunyamurenge ntabwo biba bisobanuye no vuga ngo kuba umunyamurenge mu bwoko bwawe ariko kandi muri abanya Australia muri abakongomani muri abanyarwanda turabakongomani ibindi byoza bizabanya Australia urumva n'inyongera turabakongomani bw'abanyamurenge Zambie Congolais Ozali ba Congolais. Sawa rero abadukurikiranye nanone twongeye kubiyegereza muri kino kiganiro. Ugize neza ko twibwira tumaze iminsi tuza twumva mwita emergency, akaba abandi babita nanone ngo emergency, abandi ngo 000. Tuzi ko tukaba mu bisanzwe tukaba tuzi ko emergency ari kizimya moto yo kuzimya imiriro, ni ambulance iriya yo gutabara abantu mu gihe barwaye, ni polisi. None se muri mwe ko ndaho tubona ufite amapine abanza ufite imidege yo kuzimya none muri emergency nonoga nakoko ariko ibyo mvuga nizo abangaba bari kuvuga. Iyo 000 na amazera 3 so triple ni kuvuga ngo ni 3 000 kuvuga mwebwe muri amazera rero mu kinyamurenge ni ubusa nuvuga ngo mwe muri ubusa musobanura icyo nonoga izo mvuga nanizo abangaba bari kuvuga kubera ko tubihurizaho twese turi umuntu umwe. Nonoga niyo amazera 3 murari kuba mwizero rimwe ni emergency bose kuko twabivuze zero ariko nonoga ijambo emergency ni ijambo igicyongereza risigura mu kinyamurenge ubutabazi. Iyo uvuga emergency uvuze nyine ubutabazi tu Yes. nonoga twebwe igituma twita emergency dufasha abantu uburyo bubiri nyine. Uziko ko umuntu kene kuja ahantu runaka ariko hano hafi nyine abantu nyine bakamfasha mu ibyo bikorwa dufite umwanya ariko si umwanya wari wose dufite umwanya nyine abantu bakamufasha cyangwa se umuntu ufite ikibazo gisabwa kumusengera nyine arige twosenga sige Imana igakora nyine ubushaka bwayo. Turabakristo uravuze ngo gufasha umuntu ngo ubundi
emergency uvuze ko ari ubutabazi n'ubutabazi tu ushizeho akantu ngo mu gihe mufite umwanya mu gihe dufite umwanya none mu gihe babatabaje mutawufite urumva nyine twebwe hari ibintu tuzatureka tukiga mu bintu bimwe kugira ngo tugende ako amashift yamwe tuyakansura none mwazantabaye mukamba uko twitegereza neza abonye mwari mwo Western Union ubwifaranga nta bwifaranga usaza ukora emergency ubundi ukora ibintu bitatu emergency reka tuvuge oya reka tuvuge polisi arifaranga izigweza polisi arifaranga izigweza aho guzuyiheza wewe uza polisi bano ubazaza barabazi nani ambulance arifaranga izigweza kizinyo moto arifaranga izigweza aho natwe bantu rero baza abantu bagomba kuba ifaranga oya twebwe ni for free mwebwe ni free mwebwe mwemera Imana tutemera Imana musobanuye izo ngizo noneho kuba muri ubusa icyo cyo mugisobanura iki muri ubusa nyine noneho ga ijambo rya tripozero n'abantu nyine bakomeje kwitwita ariko si twebwe twagise simwagiye none bashingiye kubera ko tuzi ko inamba zo gutabaza muri Australia ari 000 abatatu ubwo twamagara nyine bakagutabara none twebwe abantu batangira nyine tudamagara ngo tripozero none babibise bashingiye nyine bashingiye kuri ibyo bikorwa dukora kandi babona turi batatu bakava mu tripozero nyine mutabara abantu kandi mukabatabara muri batatu turi batatu babaraga imibare kandi nta gusa dusigana cyane so turi ko none ubu nyine hagiyemo nkundi cyangwa wa gatanu ubwo bitawe agiyemo wundi izina ryo sigara ari izina ni emergency ariko nyine ntagutura amazero twebwe amazero nyine n'abantu nyine twebwe ni emergency ari aka tripozero nyine wakaraga tripozero harimo gusa uwa joining none se uwo wa joining cyangwa kuko na joining emergency naye mbabwirizwa yanyu asabwa cha tayo gusa usizo gusa ibyiza rikuru no gusenga n'umwete twebwe tugira umwete bategira umwete none umuntu udasenga ariko afite ubundi buryo bwo gutabara ntiyoza yoza nyine ariko kumwigisha gusenga lakini uhari bwo musenga ariko nyine aje akanga gusenga akanga gusenga twomukura mu nyira aho baje gukora iki ngo tripozero yanyu yagere cyane umucyo gusenga cyane umucyo gusenga cyo gusenga ariko ubuzima busanzwe twobikora nkuko tubikora sawa turaca ko ndumva turacasubira tuzoganira ariko ubu nyine kuri uno mwanya reka mbabaze kino kintu mwemera Imana murasenga uzamusoma Bibiliya yes buri muntu nambwira ijambo muri Bibiliya ryiza rimufasha jewe ni ijambo riri muri Zaburi 37:25 ngo nari umusore none ndashaje sinigeze mbona uwakwiringiye akogwa n'isoni nari umusore asabiriza haleluya nari umusore none ndashaje none urashaje jewe ariko nzosaza tu nari warashaje kera mu bwongo oya sawa urumva kera kurazuminga ubusaza imbere yawe cyane nakubonye wewe nje ijambo riza nimfasha ni ijambo ryo mu Baroma igice cya 12 umurongo wa mbere uhereye kuri rimwe no kuri kabiri aravuga ngo nuko bene data ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye kandi ngo ntimushushanye ngo n'ibyiki gihe ngo muhinduke rwose ngo mugize imitekerereze misha amen urumva nuvuguriye imitekerereze yanyu marike uko kekera bakazutekereza ugahita ubihindura ugatangira gutekereza ibyerekeranye iby'ubwami bw'Imana be transformed and renew your mind renew your mind ngo no sindamaraga
kindarangiza ku murongo wose ngo mugize imitekerereze mishasha ngo kugira ngo mumenye neza urumva ku kantu mumenye neza iby'Imana ishaka arango zaba ngo umenye ubushake bw'Imana bibire cyongereza useme ni Messenger Bible ngo mumenye ubushake bw'Imana icyo Imana ubushaka urumva ko utaravuga imitekerereze nuko nyine umusaza arabaniriza wewe ni jambo riza rufasha muri amajambo yose muri byazamfasha yose ayo yose azamfasha nyine ariko irizari imfata ni muri Matayo ibice 10 n'umurongo wa 34 Matthew ureke kumuvangi nawe ndiyavuze kuberaga uruzi mpamvu bavuze uko nguko banyize imodoka baje gusanga warize basanga ari Matayo basanga ari Matayo none icyo gihe ahubwo sizi kundo atangaje yamuvuga ngo rero ko imodoka yarangeze ngo nk'umuntu umuntu witwa Matayo ngo ndaguza kandi usanga ngo muri Matayo ngo nzita ngo ibuka imodoka ari yanje ngaho Matayo Matthew asomwibuka imodoka aravuga ati umwe gutekereza yuko nazanywe no gushira amategeko cyangwa kuzana n'amategeko ahubwo naje gutandukanya umwana na nyina umwana na se umwana n'abanga bavuka n'abandi ni iryo jambo rizari muri Matayo kanga Matayo igice cya 10 n'umurongo wa 34 yego ni iryo jambo rizari imfasha jewe muri Kristo nje nyine n'Imana ntabwo ngomba kureba umuryango waje abavyeyi baje oya ubuzima bwaje n'Imana kila mutata uchukua muzima wake mwenyewe iryo jambo ndaryumvise irankorogoshora hanyuma rero ibyo nibyo biza bidufasha mbonye muvuze abafasha umuntu afite ijyaza yumva muri we biza ari mu cyane naje mbabwira ibyo zano naje ganemera Imana ni ijambo riri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana isura 3 versi ya 16 azavuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane zatumye itanga umwana wayo ukinige kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kuko ngo Imana itatumye umwana wayo guciraho abari mu isi iteka amen ninshaka reka ndekera noneho rero iyo umuntu akunda Imana kubera ko yankunze kubera urukundo kwayo rwinshi ifite icyo yakoze ese ntekereza ko namwe mugira urukundo kubera ko mukunda abantu hari icyo muza mukora mukitanga nguko no kwamaje mu mwuka amen hanyuma rero ni irihe jambo muza musoma muri Bibiliya mukumva irabacanganyikishije cyangwa se ibyo mwita mu kizungu ngo no kuconfusinga kaba confused bikabayobera ese aho umuntu aragenda avuga ku giti cye ni byiza kubera ko nimba hari aho nimba hari ibyo mwe muhuriyeho mushobora kuba muza muganira mu kibazo ijambo ko ryatuyobeye n'igute none kera aho ngaho benshi aza gucanganya akanyerera ariko mufite biza ribacanga noneho kanje utangira amaze abacu baraza kumirizaho none njari ijambo rimwe inza ndibazaho cyane kandi usanga abantu benshi badakunda kuzibazaho ni ijambo rya Yesu na Yosefu Yesu na Yosefu nonoga Yesu akimara kuvuka cyangwa se ataravuka Yosefu yaravuzwe amara kuvugwa avuga hari nyine kumwanzo nyine be naho ngaho nyitangiro nyine ajya yatangira nonoga ibyakurikiyeho Yosefu ahitara araceceka urebe nko kekejya gihe intabasubira kumuvuga nonoga intinda cyane ariko nyine usanga kubera ko yarakunda kukubaza usanga yakazegenda kwibaziriza mu mbaho amaze byose nakaza kwigisha nyine urumva ntabwo bajanaga ariko antiza ntindaho cyane
ni hahandi Yesu atotezwa. Yosefu yarari hehe? umwana bamukubita bwa kundi yigeraje no mu ruki ntago birigeze ivuga ngo Yosefu ngo ashikaho ngaho ngo arumirwa cyangwa se arababara. Izive gusa Mariya ararira, Mariya akurikira Yesu, naragenda kumva kandi Mariya yarahari. Mariya yabaga hari ariko Yosefu we ntabwo timuza aho yarari. ni ikibazo cyane gute se w'umwana yari gusanga yarishe ko mu rutara bafashe umwana cyangwa yagiye nyine kubaza cyangwa se hahani aho nyine Yesu araho yakaza agenda kwigisha nyine bavuga cyane Yesu nyine na Mariya ariko ntabwo bakazavuga Yosefu. ariko Yosefu narabonye kubera ko arakuntu bisi akuvuga ko Yesu arafite abatoya biwe usanga Mariya akazabwira Yosefu ati usigaranye abana naje uriya aho genda mu mihanda ngende mukurikira umwana wanje tu ariko n'umundi Yosefu ubundi mu Kiswahili baza bavuga ngo uchungu wa mwana ujuaye mzazi. uchungu wa mwana ujuaye mzazi pekee. Yosefu gasise wa Yesu uko yaravuga ati kuvuga ngo ububabare bw'umwana umenya nyina muvyeyi. Ukuvuga ngo Yosefu gituma atagiye agaragara neza no kubera ko n'ubundi hariho akantu. Rega se umuvyeyi wase abasa n'umuntu wari ufite akantu mu mutima ati ndabahaye none nyine ibaze nuko yari gatekana none gusa cyo kwemera. ariko n'ubundi ga urevye na Yosefu muri biri ariko n'ubundi tutuvugisha ukuri ari we kasisi aho mesi aho nawe gute ugoje gushaka umukobwa umfiansaye wawe hakaza umuntu muzozi agenda kubera ngo afite inda y'umwuka kandi icyo gihe nta mwuka wari ugeze uvuga kangahi utarumirwa ahubwo Yosefu gituma tavuze yamaze kumirwa yarumiwe nyine akavuga ati kwanza reka mbazi mukiraho naje hari ibintu nzaniba nyuma y'ico gihe hari undi mukobwa wigeze gutwara inda y'umwuka Jova hehe ntaho hari kandi na mbere ico gihe ntawo Yosefu urumva ko ahubwo ni umugabo yari afite akantu ku mutwe bavuga ati umwana nyamara isanzwe mu Rwanda tu baramumpaye gusa ariko suwaje so waje gira to Yosefu aho uri nimba aho twumva uzotwandikire Yosefu yaravuze azandika kandi ntantu yigeze avuga ati imagine Yesu kandi ikintu gitangaje mukiraho muvuze ngo naje mbitantekereza no tekereza Yesu ukuntu yakubiswe kandi yakubiswe Bibiliya izivuga muri Yesaya ngo yararenganye yicisha bugufi none umwana yorengana uhari ise tamurengano no mu rukiko uvuge cyo kumurandenganyiriza cyangwa se ariko usanga twebwe twibaza izo bibazo hari abantu bafite ibisubizo zabe nyine babadukurikirana abantu bagiye baje kureba kumva ya Yesu Yosefu cyarahari Yosefu ntiyigeze ahaseruka kugeza Yesu azu no kumusaraba tiyahabonetse abantu mwese babadukurikirana wenda babazantu yarari Voice of God mushobora kuba muzantu Yosefu yarari cyangwa aho yo bari kuri zino saha kandi rero ga muri commentaire mukatubwira mwoba mukoze cyane kandi rero ga sinasoma cyane Bibiliya ariko sinzi imbaranto biriza ngo Yosefu arapfa Muyandi magambo ashobora kuba kiriho simvuze ko abakiriho urumva rero ga ntano gutu nyine tukumenya ahari nyine cyane noneho gico nshaka kuvuga abantu nyine baba batureba noneho ga twebwe usanga nyine tutazi abari umuntu Bibiliya ivuga ujya muntu wakorogosho imva ya Yesu ni ujya ni Yosefu umutunzi nubundi Yosefu nundi ukiraho ngaho ari abantu nyine byiteteranya uko ari kwabavuga ngo Yosefu ngo aje gusaba umurambo wa Yesu abantu batavuga ngo nisi ujya sisi ujya ni Yosefu umutunzi none ujya sisi none ga abantu nyine batutureba siko nguko nimba hari umuntu uzi ahantu bavuga ngo Yosefu ngo aje kumusaraba wa Yesu haje nyine Yesu akubitwa ngo Yosefu yaraye atwandikire muri comment agaragaza imbabazi z'umwana atwandike muri comment cyangwa se ahantu yoba yarari
kwa usanga wenda yari kundi ushobora kuba ari mu kiraro cyangwa se yagiye ku kazi abana aje kukuririra wundi uririya cyangwa yarazindutse kwanza cyangwa yazindutse nyine none abantu batureba ni muzanto yarari utwandikire gusa muri comment uvuga ati Joseph Birizi ivuga ko yarahangaha cyangwa nimba atakubiri muri Bibiliya ariko inyigisho za Bibiliya zibivuga cyangwa commentaire izivuga gutya commentaire za Bibiliya z'ijambo ry'Imana zarivuga ko Joseph yararahangaha urumva nyine usanga nico gituma igihe Yesu yazutse yagiye kwanza kwa Joseph kandi Yesu arazuka ntabwo yigeze gushaka Joseph yatangiriye kwanza kuri Petero kwanza Yesu nawe nawe ni kaho yamaze kuzuka erega yamaze kubona izo Joseph yavuga ati nta uravuga butaje baye nkubitwa ati rero gasinshi wiwe usanga yakaza yibaza ngo ningenda kwa Joseph arantanga arasubira kandi kubera umwana wawe nawe ndabwo ari kumutanga aho wese impamvu mwe muratekereza ko impamvu zatumye Yesu adasubira kwa Yosefu ngo aje kumwereka agamubwira ati muze nazutse indaga yabonye ko umutipe utarigeze unkurikira waye bavuga ko bancira uyu mugabo nusubirayo zoba ibibazo aho nukuvuga ngo nuko niko byagenza ahubwo njari kubiza inza nibazo Yesu umunsi igihe yazutse ni bande bantu yabanje kwiye hari abantu nabigishwa arabandi yegezereka bajya abagore babiri sinzi kuntu yabire kuntu tutaziuza ibintu cyane harimo izivuga ngo wajya kumva ngo Yesu ngo yigiretse Mariya ariko abandi bakavuga ngo n'amamarika ngo bavuze ngo mugende ibintu ngo sinzi kuntu biriye tutaziuzaho cyane ariko nabigishwa bitu yegeretse tugana ku musozo umugiri jambo mugiye abadukurikiranye ubwanje ruhande je reka mbashimire mwebwe azabe Daudi Rabani warakagora ko mvuze ngo Daudi oya ahubwo karabari niko nibazaho kubera ko isharabani yigero umusikro muri bibiri none ngeta yigero umusikro muri bibiri tuzi ko arabani reka kwaza bazareke mvuge uraza kuvuga arabani Yakobo nzigiye wiwe arabani akaza muri sikroka uraza kwisigura uraza aho ngaho ujya muri bibiri yitwa Labani wewe jewe ni Ra hariho na ayo yarajishije kugira ngo atazikomeza akubitaho cya kwa Yosefu ujya umubaji na Yosefu ujya umutunzi ariko iwega natubwire basi meaning izina kubera ko tantu biri rivuga sinimba ry'ubukristo nimba ry'ibiki nta no ubizi icyo tuzi ko abana bo muri Bibiliya yari umusikro no muteka mutwe tumubizi yari muteka ariko yakazagira gute ya Yakobo akamucaranga kuntu none gwana wacu no kongo ndabashimiye mwese uwo yari Labani unira hanyuma rero turabashimiye nano nabadukurikiranye mwese namwe nanone biyegereje twongeye kubegereza ikindi gihe muzadukurikire kuri Voice of God hanyuma tunabashimira mukore subscribe mukore share mukore comments mukore like ubundi abantu uzanibaza jewe ndi mu gutekereza ku bantu batari mu gushikira abandi mutuye hano muri Australia ifaranga zayo tubinizo utegeraho kwishura inzu no kuri ari umutaka babona gusa kare agakumwe gusa konyine ngo agakoreho gusa agire live bikaba ikibazo akababona nkaho yoba agukore ikintu gikomeye abantu muza muri gushikirana nimugira namwe ka ico mubwiye abantu badukurikiranye hanyuma tunashimira bafashe amavideo bagerageje nabo kutuyungurira amajwi kugira ngo agende neza abagereho ameze neza sawa rero mugire ico mubwiye abadukurikiranye
nuncamake gusa ku bwanje ruhande nabwira ngo ku bwa emergency. Okay, ku bwa emergency. uravuga ibi No ga nagize ngo kukorasha kuvuga ngo umuntu umwe ngo azavuga ariko ntacu ariko kubera ko twebwe turumwe ibyo mvuga nibyo ngaba bari nibyo nawe turaziranye cyane turaziranye urabona mu mutima wawe kubera ko twebwe tuba tuziranye nyine amakode yacu bwite ufite pin ufite pin no ga ari ijambo rimwe ndababwira gusa ijambo ko babwira sorry ikinyamurenge kiza kikegora ari ijambo rimwe ikinyamurenge ubanko so yogera ngo aricyo zikundusha aricyo zibasikundusha ntabwo zo kukindusha no ga ndari mvuze gute kandi ijambo twababwira hari ukuntu biri zivuga ikavuga ngo mushire ibitekerezo byanyu kubiri hejuru. Yes. Ijambo rimwe ndubwira abantu kubiri hejuru ku rusenge kuya ibiri mu ijuru darabaf ndavuze ukuntu biri cyongereza ivuga darabaf oya mu ijuru hejuru none hejuru tubishire ni aho ibiri hayi ibyo ngibyo tuzovuga kikindi gihe muzoze kubiri hejuru nanubundi arakuntu biri hizwe ndivuga hejuru cyane bivuga ngo set your man darabaf arakanda ahantu bibiliya ivuga wajya ahantu Nikodemu na Yesu cyarambwiye ngo unless if you have born from above you can sirumva from above nimba ugarabyawo ngo no hejuru urumva hejuru nyine icyo ndabwira abantu n'ugwindukiza ibyumviro byabo bagatangira gutekereza kubyerekeranye iz'ubwami bw'ijuru bakareka gutekereza kubyerekeranye iby'ubwami bw'isi bakabika ibyumviro byabo ku bintu biri mu ijuru ibyo nibyo bafite inyungu mu buzima bwo mu mubiri n'ubw'umwuka bafite inyungu cyane. Murakoze rero emergency Tripozero n'abantu nyine bamugisha ibikorwa byanyu mukora byiza kubera kuko Bibiliya ivuga ngo ni kuki mukora ibi kandi byiza bihari hari ibintu byiza tugomba gukora none ukibaza impamvu abantu baza bakora ibintu ubundi zobatumira naje zobatumira muze tuganire nza nibaza ni ukubera ko abantu baza bakora nabi kandi hariho gukora neza umuntu tukabesha ngo satani je nasanze satani hari ibintu tuba tuyibeshe uko nyine mvuze ngo ngutuke satani nibimbwiye ngo ngutuke aya ni ukuvuga ngo hariho igihe rimwe na rimwe satani je nzantekereza satani ngiye kugira ngo utuke umuntu satani ngiye kugira ngo wange umuntu satani ngiye kugira n'ibindi izishingira kuri gato yakari muri wowe wahaye umwanya nimba mvuze ngo uriya muntu nzamutuka ukamugambirira ngo nzamutuka satani zishingira kuri amayide itigweza amayide nyine wasohoye izigweza amayide ko nzomutuka ubwo uvuze ngo nzomutuka naje ndavuga uzocisha muri nozira uzomutuke ngo umutwe umeze nk'urujanga hanyuma rero abantu ubigiraho nza numva rimwe na rimwe mwaherekeje abantu ku bibuga by'indege Melbourne cyangwa se nimba n'umuntu basabye ubufasha naje mwaramfashije ndabizi mu by'ukuri je kugwaje ruhande ndabashimira rero uwo mutima muzawukomeze n'abandi abantu bagifite imitima mibi umuntu kukwiyambaza ukanga kumufasha kandi ubishoboye uzareka imitima mibi igondamye nk'agashungu ugire imitima igorora murakoze mugire iyinga ryiza.